ngo ntibaganirije umwana, nyamara umwana ushobora kumuganiriza ariko akakunanira. Umwana ushobora kumuganiriza mukicara ukamubwira ariko umwana ntiyumve. Ese ko umuntu afite irari n'icyaha ni ikosa, si amahirwe aba yagize n'umugisha w'Imana ahubwo? Rega nta muntu ubaho utararikira, abantu bose barararikira. N'inama babana ntitubirukane, kuko kwirukana umwana ntabwo ari cyo gisubizo, guca umwana ntabwo ari cyo gisubizo. Byose birandikwa mw'ijuru. Bakunzi ba Birandikwa TV, inshuti zacu muri rusange, turabasuhuje aho muherereye hose. Ubuntu n'amahoro y'Imana bugwire muri mwe. Kuri mikoro muri kumwe na Shadia wa Maria Aime, uyu mu sister, sibyo sister we cyangwa se umukobwa, musanzwe mumuzi kuri Birandikwa TV. Ni kenshi azanye ibiganiro, ni kenshi atuganije, hari n'igihe n'Imana mu ubuhanuzi akabutambutsa. Yitwa Ugira Amata Clarissa kubaje bwa mbere. Nanabibutsa n'ukuri gukanda subscribe nakazogera, n'ukuri pe akazogera karihutirwa, kuko niko gatuma tudasharinga, ahubwo amarinka kaza wasoma titre wabona ikunyuze ugakomeza ukareba, cyangwa se ukavuga uti sinyuzwe ni titre naho ubutaha, ariko nibura ko kazogera wabibonye ko wayiboneye. Turagushimiye rero we wabikoze, cyangwa se nawe wabikoze, nawe dahwema kutwereka ko dukunze. Inkunga ya mbere ikomeye ni subscribe, ni share, ni comment, ni inkunga z'ibitekerezo, niyo nkunga ya mbere ikomeye. Nukuri turabashimiye, mugire umugisha n'amahoro y'Imana. Twakire rero Clarissa, uraho umeze gute? Meze neza ndashima Imana. Urakeye, urasa neza, ndabona uri muri ruku idasanzwe. Ubuntu bw'Imana buraduhagije, ndiko umwanditsi yavuze ngo ubuntu bw'Imana buramagije. Wakongera ijwi gatoya? Ubuntu bw'Imana nanjye buramagije. Wabona ijwi naryo wenda ryasaraye ntawamenya, ariko turaho turashima Imana. Imana iraturinze kandi Imana ikomeje kudukomeraho, ikomeje kutwimana. Urakoze cyane. Urakoze cyane, nawe turagushimiye ko bawongeye kuza kudusura. Turagukunde, ngaho dushyire mu isengesho ubundi twinjire mu kiganiro neza. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko wabyemeye yuko uyu munsi tuboneka hano hantu. Warwanye intambara ikomeye ku buzima bwacu, izina ryawe niribihererwa icyubahiro. Wagize neza, uduhagararaho kandi udukomeraho. Mwami Imana Uwiteka Murengezi, turagushimiye uyu n'undi munsi twabonye wo kunezererwamo. Eni tararaba yasika shandora rabonima etaya moragome. Ni umunsi Mwami twabonye w'umugisha wo kongera kunezerwa, wo kongera kuryoherwa, wo kongera kuvuga ineza yawe, wo kongera kuganira nawe, wo kongera gutaramana nawe, wo kongera kugushimira ko twaramutse turi bazima, twiriwe turi bazima, ko waduhagazeho ukatwimana. Izina ryawe niribihererwa icyubahiro. Abo waremye turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye. Imitima yacu iguwe neza, turi muri Yesu turanezerwa. Niyo mpamvu shandora rabonima takutazererebo erayo mora eni takutazobrire. Turagushimiye Mwami, nyemerera ubane natwe kandi udushyigikire, imbaraga z'ijuru zitugote Mwami Imana, kandi Uwiteka Murengezi ineza yawe igume ku buzima n'ubugingo bwacu, ube bugufi bwacu. Amen. Urakoze cyane, turagushimiye. Mu buzima busanzwe nibwo nshaka ko tuganiraho cyane, kuko nigeze nagira ibintu byihishurirwa ryo kuvuga ku bintu bijyanye n'iki n'umuryango. Ubundi umuryango ni iki? Ntago namenye ikintu waba ushatse kuvuga, kuko buriya akenshi hari abantu bavuga ngo afite umuryango kubera ko wenda afite umugore n'abana, akavuga ngo njye mfite umuryango. Hari n'uvuga ngo njye mfite umuryango ari abavandimwe be, ari mama we, ari papa we. Hari n'imiryango tubamo ya Gikristo.
imiryango tubamo dusengana, amagurupe tubamo dusengana, amatsinda tubamo dusengana nayo, ayo nayo tujya tuyita umuryango. Rero ntabwo namenya ngo ni muryango wuhe, ni muryango umeze ute waba ushatse kumbaza. Koze cyane ni ukuba umuryango muri rusange turi mu gisata cy'abantu. Nge navuga ko umuryango ari iki, ari abantu muri rusange, sibyo? Ni ukuvuga ngo hari n'umuryango w'inyamaswa, sibyo? Ubu rero ndashaka ko tujya ku gisata cy'umuryango muri rusange. Harimo abana, umugabo, umugore, abakobwa, abahungu, abasore, urumimbyimba, abasaza kugera kuki ku bakecuru, mbese ni muri gahunda y'umuryango muri rusange. Ubu rero ngiye mpamvu nagutumiye kuko iki kigero ari cyo ndiho, iki gice uru ruhande ari rwo ndiho cyane, nagutumiye nk'umukobwa w'umwari. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo Clarisse ntabwo arashaka, siko bimeze? Niko bimeze, ntabwo ndubaga. Uri umukobwa w'umwari, uri inkumi, siko bimeze? Ubu rero ugiye guhagararira abakobwa muri rusange, tuganire, urabyemera? Ngiye guhagararira urubyiruko. Kandi urubyiruko buriya ni rugari, ni rurerure, buri umuntu wese. Tuvuze urubyiruko rero haba harimo basore, kandi ngenda ndashaka ko none uyu munsi twibanda ku bakobwa abangava, bitwa abakobwa b'abangavu. Ndabyemera. Banje kubisabira uburenganzira. Ndabyemera. Urakoze cyane Clarisse. Muri iki gihugu cyacu niho mbanza cyane kuko hanze ntago mpazi cyane. Dufite urubyiruko rw'abakobwa, abari. Uru rubyiruko rugira amadini atandukanye rukomokamo, bakitwa ko basenga Imana, ariko twajya kubona tukumva ngo baraterwa inda ku buryo bihangayikishije umuryango, papa na mama. Ugasanga Clarisse nimba baguteye inda wari ufite so na nyoko, baratandukanye kubera iki? Ubaye ikibazo, utumye mama wawe atukwa ku bwawe kubera ko wasambanye ukabizana umwana utateguwe, bikaba ngombwa ko iso ahangana na mama ati nagusize ku rugo ngo urere abana birakunanira. Uri kumva? Bakaba batandukana. Icyo ni icyambere. Ikindi, hari igihe biba ngombwa ko wa mwana w'umukobwa nawe atorongera ku bwisoni bw'ibintu byamubayeho, sibyo? Agatiki urugo kuko afashe inshingano zitari muri gahunda, ari ibintu bimutunguye. Noneho ndabizana mbihuze na Gikristo, nimbihuze na Gikristo. Ibi bintu usanga umuntu byabayeho aba afite idini abarizwamo, kandi akenshi bakatwigisha gukiranuka no gukizwa, ariko ntibigisha abantu ngo hari igihe wagwa mu cyaha, sibyo? Ese uyu muntu w'umwana w'umukobwa ukibyiruka ushaka gusama inda cyangwa gufata inda, wamugiriye ihe nama asenga cyangwa ari muri ADPR cyangwa ari muri indi dini? Wamugiriye nama umubwira uti gukiranuka byanze, we nk'umukobwa mugiriye nama? Ubundi ari igihe twishuka agakiza kandi ntako dufite. Hari igihe twishuka ngo turi abakristo, ari bya bindi byo ku munwa. Yesu nawe ajya atubwira ngo munshimishe iminwa ariko imitima ikamba kure. Buriya hari igihe abantu bavuga ibintu byo ku munwa bakagira ngo gukizwa birashoboka, ariko nanone ni urugendo rutoroshye. Ni urugendo rutoroshye. Kuba umukobwa yaririmba agatwara inda ni ibintu bibaho. Ntabwo ari ibintu, ni ibintu bibaho, kandi aba muri korari, ndetse hari n'igihe korari badashobora kumenya ko atwite, bakazabimenya yagiye yasohotse yagiye kubyara. Ariko n'ababyeyi ngira ngo nabo uko bizagenda kose hari n'igihe nabo batabimenya, bakazashiduka yayitwaye. Hari n'abazitwara bitewe n'ubuzima bubi bagiye babamo, baravutse ari imfubyi, baravutse batagira wenda epfo na ruguru, nta bantu bo kubitaho, nta bantu bo kubaganiriza, nta bantu bo kubagira inama. Hanyuma noneho yahura no hanze aha, buriya hanze aha ntabwo biba byoroshye, yahura n'abasore hanze aha cyangwa se n'abandi, ugasanga bamwijeje yuko bazamuhindurira ubuzima. Hari umuntu mushobora guhura akakubwira ngo nge nzaguhindurira ubuzima, noneho bamara guhura akamutera inda, yamara kumutera inda n'ubundi akamuta ntanamutware.
kuzasubira muri korari, kuzasubira gusenga, ugasanga bibaye ikibazo, bibaye imbogamizi. Kubera iki? Yari yizeyemo wa muntu yuko ari umuntu uzamugirira akamaro. Ikintu gisabwa kuri icyo kintu ni uko buriya ubaye ukijijwe, ubaye ufite agakiza usenga, ntabwo uyu muntu wamuyoberwa. Buriya iyo twasenze nk'abantu b'abakristo bavugana n'Imana, twemera ko Imana ivuga. Imana se nimwemera ko ivuga? Imana ni umujyanama mwiza kandi aseruka bikomeye, ibintu byagucanze, ibintu byakuvanze, ujya kwambaza Imana, ugahamagara Imana, hanyuma Imana ikagusobanurira. Yewe hari n'igihe abantu usanga n'urubyiruko tugenda ku marangamutima yacu, Imana ikakubwira ngo uyu muntu mureke, uyu musore mwihorere, warangiza wowe ugakomeza ngo Imana izamuhindura. Hari benshi bagiye bashaka, kuko hari igihe umusore aza mu itorero akurikiye umukobwa, avuga ati njye uriya mukobwa nabonye ukuntu aririmba neza, niwe nshaka kuzashaka. Yaza mu itorero ukagira ngo kuko afite agakiza kandi afite ikintu cyamuzanye mu rusengero. Buriya ntabwo abantu bose ariko twaje mu rusengero gukizwa. Hari abantu baje mu rusengero bafite impamvu zabo zibazanye, bafite n'ibintu baje gukoramo, bafite n'ibintu bibagenza. Rero wowe iyo ukubitanye n'uwo muntu akakwangiza, ujya hirya iriya ugatuka Imana, ukavuga ngo Mana warambeshye, ngo amasezerano yanjye wambwiye ngo yaratinze. Ugasanga twe tugiye gutuka Imana, tugiye mu ruhande rwo kuvuga Imana nabi, kandi nyamara natwe nta bushishozi twigize tugira. Byibuze ngo tugire ubushishozi, tubane n'Imana, dutuze, duhagarare hamwe, hanyuma turindire ikintu Imana iri buze kutubwira. Niyo mpamvu rero muri no minsi nk'abantu b'abakobwa inama nabagira ni ukwikomeza kuri Yesu, hanyuma tukikomeza kuri Yesu, ntitwibeshye yuko wenda abantu hari ibintu bari buze kuduhindurira, kuko natwe ubwacu turashoboye, natwe ubwacu turashoboye. Hari ibintu twakora dushobojwe n'Imana. Niyo mpamvu ni ibintu bisaba kugira ngo twebwe urubyiruko dusenge cyane cyane. Hari igihe usanga umuntu agiye kubaka urugo rukamubera ikibazo, ugasanga arahangayitse kubera ko mbere akiri umukobwa ntabwo yigize abyitaho ngo asenge. Ariko iyo usenze mbere wubaka urugo rw'amahoro, ariko iyo udasenze usanga urugo rukubereye ikibazo, rukakuriza. Rero urubyiruko, ari abakristo, ari abadasenga, inama nabagira ni ugushaka Yesu. Muri iyi minsi duhagazemo ni iminsi yo gushaka Yesu, hanyuma tugatunga Yesu muri twebwe. Ntitwibeshye yuko hari umuntu waza akagira ibindi bintu akurangiriza ku buzima bwawe, cyangwa se ngo agushukishe amafaranga, cyangwa se ngo agushukishe ibintu udafite. Ahubwo dutunge Yesu, kuko Yesu yari muri twebwe agira ibindi bintu arangiza ku buzima bwacu. Hanyuma n'ibyo byose byo kuba buriya kubyara imburagihe biragora, birica, birangiza. Tuzabivugana ikindi gihe, ngenda bizi. Ni ibintu byangiza, bidindiza iterambere ry'umuntu kandi bidindiza n'ubuzima bw'umuntu. Yewe n'ababyeyi babigenderamo, kuko impamvu ababyeyi babigenderamo, hari igihe babitana ba mwana bakavuga ngo babigizemo uruhare, ngo ntibaganirije umwana. Nyamara umwana ushobora kumuganiriza ariko akakunanira. Umwana ushobora kumuganiriza mukicara ukamubwira, ariko umwana ntiyumve, ugasanga biranze bitewe na bya bigare yabayemo byo hanze. Uretse ngusobanurireho gatoya, tukiri aho, hari ibintu abarokore twishyizemo, cyangwa se abakristo, cyangwa se abantu bari mu Mana cyane, cyangwa twihaye. Hari ibintu na Bibiliya ivuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. Noneho hakaba hari n'ikindi, ubwo ni kimwe mvuze, hakaba ikindi cya kabiri kijyanye n'irari. Irari iruba riba mu mubiri, cyangwa se reka mbyite irari, cyangwa se mbyite sentiment, kijyanye n'amasantima umuntu kamere yigirira, umuntu udafite ubumuga bw'umubiri. Umwana w'umukobwa ukigera muri adolescence, ukugenda ukura, ukungana, ikintu cyitwa irari ry'umubiri kijyanye no guhuza ibitsina bibabamo, baba babizi batabizi bibazamo, kuko ni kamere, ni karemano. Ibi bintu bakabyitiranya n'ubusambanyi cyangwa n'ikindi kintu. Ibi bintu byitwa irari rya gisori, ari ryo Bibiliya ikunda kubwira abantu ngo duhunge iki? Irari rya gisori. Iri rari rirahari nuko rihari. Bibiliya ntabwo atubwira ngo turihunge ridahari. Noneho ukibaza uti se uyu mwana w'umukobwa ageze muri merere yo kugira irari, cyangwa umusore wagize irari, ariko twebwe ngende kwibanza ku gisata cy'abana b'abakobwa.
ni nabwo waruvuze umubyeyi amubaza cyangwa akamugirira mukabura nta matwi afite yo kumva, sibyo? Uravuze uti basange Yesu, nibyo. Ese nibasanga Yesu irirari ry'uyu muntu muri mu maraso, kuko yariye yanyoye, ari umuntu muzima, nta bumuga afite, nta burwayi afite, uyu mwana w'umukobwa umeze gutya muhuye wamugiriye nama? Reka nkubwire, turi muri ino si bisaba ko nawe ubwawe ufata umwanzuro. Birashoboka abana b'imyaka 12 barabangiza bakanabafata ku ngufu, yewe ugasanga abantu banabihaniwe. N'abana ubwabo b'abakobwa n'amarangamutima y'umuntu. Ese ko umuntu afite irari n'icyaha ni ikosa, si amahirwe aba yagize n'umugisha w'Imana ahubwo? Rega nta muntu ubaho utararikira, abantu bose barararikira, ahubwo umuntu agira uburyo cyararikiramo, agira uburyo cyararikiramo, akagira n'uburyo abana n'iryo rari, akagira buryo cyahangana naryo. Ntabwo bivuze ngo ukurarikiye umuntu umubonye ngo ugende ngo ujye kumushaka ngo mwifuze ngo ugende umwihambireho, oya. Kandi se karari uyu umwana w'umukobwa afite irari n'umwana w'umuhungu bagiye guhura nawe afite irari, sibyo? Bafite na Kristo, bafite n'Imana, ibi bintu bazabimana. None se barahura ngo bagire bati giye kuganira barakunda ndetse nimba nta bukwe bapanga nta mishinga bafitanye, urumva ubundi bari buhure bigakunda? Nimba nta mishinga bafitanye, wowe mukobwa jyana undi mukobwa mugenzi wawe mujyane gusura uwo musore. Nimba bidashoboka, uwo musore nazana n'undi musore mugenzi we, hanyuma nawe ujyane na mugenzi wawe. Nimba mushaka kujya ahandi hantu hatari iwanyu, naho nujya wenyine itegura ingaruka ziri buze kukubaho. Tubanga tw'urukundo se batuganira gute yatwaye undi muntu? Iyo uri umukristo rero ibintu bya gikristo bitandukanye n'iby'abantu wanze ahangaha nyine bitekerereza. Nimba uri umukristo ntabwo ibyo bibikwemerera. Nimba udafite n'umuryango, afazari mufate umujyane mu muryango, hanyuma n'umujyana mu muryango abariho muganirira. Nimba ari umusore ufite gahunda n'intego, aravuga ati nge ndagukunda ndashaka ko kungira umugore, nimba ashaka yuko muzamarana imyaka. Ibi bintu ndi kukubwira biri ku bana b'imyaka 15, 16, 18, 19 bari munsi y'imyaka y'umukure byugarije igihugu. Ibi bintu ntabwo ari ibya gikristo, kuko n'ubundi byugarije igihugu, ari nabo bona batangiye gutanga imiti ya Onapo ngo abana bajye muri Onapo, sibyo? Ibi bintu byugarije igihugu. Aba bana b'abakobwa nibo nshaka kugira inama kuri Birandikwa TV. None se aba bantu kari abana, umwana w'imyaka 12 ntabwo yashaka umugabo, uru rugo ntiyarubasha. Umwana w'imyaka 16 ntiyashaka umugabo, uru rugo ntiyarubasha. Inama umuntu yabagira ni inama yo kugira ngo byibuze aba babyeyi nabo bagira uruhare muri aba bana, bagira uburyo babaganirizamo. Kandi aba bana nabo urabona bari ku ishuri, bari gukundana, ari abanyeshuri bangana. Ibi bintu bagerageze babyirinde, kuko hari ibintu umuntu akinisha bikamuviramo ingaruka zikomeye, azirengera igihe kirekire. Ibi bintu ushobora kubikinisha ufite imyaka 12 bikagutera ubumuga, bikagutera ibikomere, ukazarenda wubaka n'urugo ugikomeretse, ugifite ibi bikomere. Niyo mpamvu bisaba kugira ngo umuntu yirinda kwetura inkweto, ahantu utagomba guhagarara uhirinde, ahantu utagomba kwicara uhirinde. Nubwo uwo musore aguhamagaye, hari ibintu abantu babashukisha ngo aramugurira amata, nta mwana ukundana. Ni irari ryo mu bwana bwe nyine, ni ibyiyumviro bye, ni uko umubiri umutegeka. Ariko uko byagenda kose tugomba gutsinda umubiri tukawutegeka. Ariko uyu mwana mu gihe atabishoboye, ntiyumvire n'inama z'ababyeyi, ingaruka zimugeraho. Kandi ingaruka zimugezeho ahangayikisha ababyeyi, kandi ihangayikishije ababyeyi ejo he nawe hamubera habi. Rero inama nabagira aba bana bakiri bato bakiniga, bahunga icyaha, nibahunge. Nta mwana ukundana, umwana w'imyaka 12 sagira urukundo gute? Nta rugo n'irari, urwo rukundo ntirubaho, ntago rubaho. Niyo mpamvu aho kugira ngo umuntu yishore mu byaha, yishore mu bintu bizamubera ibikomere, nahunge. Hanyuma abana ahubwo bafata agakiza bakiri bato. Ngaho tubwire nk'ababyeyi, mwabonye ababyeyi mu buturanyi wawe cyangwa inshuti zawe, umukobwa atwaye inda n'umwana ukiri mutoya, bagiye kumutaranga imisozi yose, kanaka bigiye gutuma umwana ashaka kwiyahura, bigiye gutuma umwana arwara trauma, bigiye gutuma umwana ajya gukuramo inda, nibamubwira ngo anywe imiti y'ibyatsi byari byo byose, arafata ibyatsi by'isi yose ngo ariko inda yavamo, cyangwa se bigiye gutuma nyina w'umwana aseba ku musozi kubera induru zavuze ku musozi. Ndashaka kugira inama dusoza aba bantu babiri, aba babyeyi bataranga abandi babyeyi, cyangwa se uyu mubyeyi ufata umwana
yibyariye ubwe yabona yahuye n'ikibazo akamuca akamwirukana ukagira ngo ni ishyano riguye mu gihugu. ubibona ute? dusobanura dusoza. Emereka nkubwira dusoza, nta mubyeyi useka undi. Nimba ubizi kubyara ntugaseke mugenzi wawe. Nimba ubizi kubyara ubyara ukaba uri umubyeyi ukaba warabyaye n'abana, ntugasekane. Kuko uko bizagenda kose ibibi ni byiza duturanye nabyo. Uyu munsi nawe byakugeraho, ejo byageze kuri kanaka ariko nawe ejo byakugeraho. Bishatse kuvuga ngo ahubwo twakagombye kugirana inama twese tugahekana, ariko ntabwo twakagombye kuvuga ngo ngiye kuguhagararaho ngo njye nguseke kandi nanjye nyibyara ntaza abo ntwite uko bazamera. Oya, ahubwo twakagombye kugirana inama, hanyuma ahubwo tugafatana mu mugongo nk'ababyeyi tukagirana inama abana ntitubirukane. Kuko kwirukana umwana ntabwo ari cyo gisubizo, guca umwana ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo uramuganiriza ukamubwira ko ikosa yaguyemo ari ribi kugira ngo atazongera kuryishoramo akarigwamo. Ukamubwira ibibi byabyo, ukamubwira n'ingaruka zabyo, ukamubwira kubyara akiri muto yakuntu bigorana kuntu ari bibi, wowe ukamuganiriza kugira ngo byibuze adaheranwa n'agahinda akagira ubwibwe. None se ko umwana aba yemeye kuyibyara ntayikuremo? Niyo mpamvu uba ugomba byibuze kumuganiriza, ukamubera mama we, ukamubera umubyeyi, hanyuma ukamwerera n'imbuto, ukamwohereza no mu nzira zo gusenga. Nukuri turagushimiye Clarisse, turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Naho ubutaha, kuko ndashaka ko tuzakomeza kuganira ku kiganiro cy'umuryango. Ubu uzaba ambasaderi w'abakobwa kandi ujye ukunda kubasengera. Yesu aguhe umugisha. Murakoze cyane, ndabashimiye. Byose birandikwa